Uwiteka akomeze kubarinda no kubaremera amashimwe nk'ibisanzwe muri rusange. N'umusongozi ubatera akamo cyangwa se ubasuhuza, ariko uyu munsi niba uzi ko ufite ikibazo cyo kuzimya imodoka mu gihe cyo gukora manevure, waba uri muri parikingi cyangwa se uri mu muhanda, niba uzi ko ufite akabazo ko kuzimya imodoka nshuti yanjye, imodoka ikaba ikuzimana cyane, urasabwa kudascrolling iyi video, urebe iyi video tubane muri iyi minota mike cyane, nkwereka uburyo ugomba kujya ukoreshamo ambrillage yawe mu gihe cyo gukora manevure, ku buryo imodoka itazongera kugira gute kukuzimana bela mupango. Uzi gutsindwa ikizamini cy'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ni nko gupfa, ni ibintu biba mu kanya gato cyane kandi bikaba utabiteguye, ku buryo hashobora kuba akantu nawe kakagutungura ukibaza ukuntu kabaye, ukibaza se biriya bintu ninjye wabikoze. Hari nk'umuntu uza akambwira ati Lucky ntabwo niyumvisha ukuntu ngonze ikona. Tumusongozi biragoye cyane nyine ukuntu naba nagonze ikona maze ukwezi kose nihugura ndikora neza nkaba ndigonze uyu munsi w'ikizami, kandi koko ni ibintu bibaho cyane. Undi akaza akambwira ati jyewe mfite n'imodoka yari yanjye ntwaye imyaka 29 ariko byaranze ko nsinda ikizamini iyi nshuro ya 4 cyangwa ya 5 maze gukora. Ibyo ni ibintu bibaho cyane, ngiye mpura nabyo kuri tele. Byashoboka ko nawe rero ushobora kuba ufite akabazo ukaba utagasobanukiwe neza ukakita koroshye. Hari ibintu abantu baba bitanga ibyoroshye. Hari nk'igihe nk'umuntu aza nk'imodoka yamuzima nari muri parking wumva arambwiye ngo ntiba yemewe kuzima rimwe se. Shiti yanjye yazimye, uriya mwanya yazimyemo hari umunota byatwaye kugira ngo wongere ujye kuyatsa. Uba ufite iminota 7 muri parking, byo remember. Niba ufite iminota 7 muri parking, imodoka ikaba yanacishijemo ikazima, ukongera ukayatsa ugasubiza ubwonko ku murongo nk'umuntu uri mu kizamura, bizi stress muba mufite iyo minota yose, kuki utakumva ko iyo ntandaro yo kuzimya imodoka ishobora gutuma iminota igusanga muri parking ugatsindwa. Gutsindwa ikizamini ntabwo bisaba rero ngo ube wakoze ibintu birenze cyane, oya mu kanya gato cyane ushiduka watsinzwe ikizamini ugahita uva mu nzira ukigendera cyane rwose. Dukora ibizamini 4 nababwiye ko ari amakona, parking, circulation ndetse na demarrage. Abantu benshi bagiye barekarama cyane kuri TikTok, nabonye abantu benshi baragiye barekarama bambwira ngo T-cross ko wayibagiwe kutayivuze. T-cross ntabwo ari isomo kwaryo buriya. T-cross nababwiye ko ari circulation yakorwaga mu muhanda, abantu bava mu mihanda ya quartier binjira muri main road cyangwa se uva muri main road binjira muri quartier. Nama circulation nyine bajyaga bakora yo mu muhanda, amamanevre bajyaga bakoresha kera mu muhanda. Barabihinduye rero bayavana mu muhanda bitewe n'ukuntu abanyeshuri rimwe na rimwe bagiraga n'ubwoba bwo kugwa mu marigore, babishyira mu kibuga kugira ngo buri muntu wese abyisangemo. Urumva rero ntabwo ari isomo, ahubwo ni isomo ryahinduwe ryo mu muhanda rizanwa mu kibuga muri rusange. Ndakeka ibyo nabyo bisobanutse. T-cross abantu ntimuzongere kuyitiranya n'isomo ukwaryo cyangwa se isomo rishyashya ryinjiyemo hariya. Nta bushya rwose, ni isomo ryahoze rikoreshwa riza kuza mu kibuga barivanye mu muhanda n'ubundi nk'ibisanzwe. Ubwo ni ukuvuga ngo muri ibi bizamini 4 dukora rero, niba uri gukora amakona byashoboka ko ushobora guteraho ku makona ku munsi w'ikizama amakona ukayabura kandi wenda wari usanzwe uteraho neza. Ese ni irihe banga mwarimu wawe kwigisha wowe yaguhaye mu gihe uteyeho ku makona ukayabura? Ni irihe banga ushobora kuba wakoresha kugira ngo ube waca mu makona neza bitagoranye, kubera impamvu yo kuyabura cyangwa se kubera impamvu yo guteraho nabi bitewe n'ubwo bwoba wagize? Hari igihe umunyeshuri agira mu kizami, urari nk'ukuntu umunyeshuri atsindwa ikizami ukumva abwiye mwarimu ati rwose ntacyo utakoze. Abo banyeshuri babaho kandi ndabashimira cyane. Hari abanyeshuri baba bazi gushyira mu gaciro, uvuga ati teacher rwose nta kintu utakoze, ndagushimira nubwo bitagenze neza ariko waramfashije. Ntimugapfanira abarimu rero. Cyangwa se ngo mve ngo niba umuntu yatsinzwe ngo mve ngo nuko yize nabi, oya. Byashoboka cyane ko umunyeshuri agera mu kizamini akayoborwa n'ubwoba akibagirwa cyane ibyo yahawe na mwarimu. Ikintu ubusabwa nta kindi rero, no gutsinda ubwoba mbere yuko winjira mu kizami. Nzabaha ibanga ry'ukuntu umuntu akora ikizamini atuje, nta bwoba na buke afite rwose kandi agatsinda. Ibyo byose nzabibakorera. Ikintu mba nkeneye nta kindi, jya muri comment umbwira ati ibi bintu rwose birakenewe bidukorere, cyangwa se unyereka akantu gato cyane ko mimbarutse ubutagasinya mu yandi magambo mbone koko ko ibyo bintu bishaka, nanjye mitingira experiment mbigukorera. Ikindi kintu reka nshimire cyane abantu bose bari gukora subscribe ku rubuga rw'umusongozi, nabijeje kuba hano nanjye kutuntu tw'ubwenge, kandi mugerageza ariko mureba isomo n'abakoreye ry'ubudoyo turi ibipimo by'amazi n'amavuta mu modoka, biriya bintu nabyo
ni ingirakamaro cyane. Narindi kukubaza ese nirihe banga wakoresha mu gihe uteyeho ku makona ntuyabone cyangwa se wateraho ku makona ukabona ntibigenze neza. Niba hari ibanga ufite cyangwa se urikeneye jya muri comment umbwire ako kantu nako mpite ngaterekaho vuba vuba byihuse. Ikizamini cya kabiri dukora mu gihe dukora ibizamini by'impushya zo gutwara ibinyabiziga by'umwihariko kuri kategori B niyo turi kuganiraho kano kanya. Ikizamini cya kabiri dukora ni parking. Ese iyo ugiye gukora parking hari igihe uteraho ugasanga hajemo umwanya munini hagati y'iretroviseur turinganiza n'iki giti, kugira ngo murabizi ko step ya mbere no guhagurutsa ikinyabiziga hano ukaza ukaringaniza retroviseur n'iki giti ureba. Iyo bimaze kuringanira gutya ubwo ni gushyiraho step ya kabiri. Step ya kabiri twabonye ko ari ugukata amapine yose ibumoso tukegera imbere dushakisha ibiti bibiri muri retroviseur y'ibumoso, twamara kubibona tukareba muri retroviseur y'iburyo habamo igiti kimwe dusubira inyuma dukurikiye. Nababwiye ko iki giti ari nacyo twifashisha 200%. Abantu barebye isomo rya parking nakoze ngira ngo iyi parking mwarayibonye rwose ko parking nigishije hano abantu benshi bayikoresheje baje batubwira ati rwose biriya bintu birakora. Hari igihe nawe ubona akantu rero wenda ufite n'umwarimu kuri tele mutumvikana ukubwira nabo kigutisanzuye, bijya bibaho cyane ko nje mbibona abanyeshuri bashwana n'abarimu. Ushobora kuza hano ku musongozi ukareba akantu ukakabloka ukagafata neza ukavuga ati kakane ejo nanjye nzagenda ngakoresha ndebe. Wagenda wagakoresha ukabona mwarimu aratungwa akakubwira ati wow wimprovinze ibintu byawe kandi atazi hano wabikuye. Abantu benshi rero niyo mabanga bagenda bakoresha, abamenye ubwenge bakoze subscribe ku musongozi birabafasha cyane kabisa, bagenda bamenya amasomo menshi cyane agiye atandukanye. Ese mu gihe uteyeho kuri parking kino gituka kibura cyangwa se mu gihe uteyeho ukabona hagati y'iretroviseur n'iki giti hajemo umwanya munini, baguhaye ibanga ryo kubigenza gute kugira ngo parking yawe ibe yaza kurangira amahoro nta gitugonze cyangwa se udakoze parking mbi ngo babe bayanga mu kizamini. Hari igihe ukora parking nabi nk'ikosa rikunze kubaho cyane, ugasanga nk'umuntu yakoze parking amazuru y'imodoka yinjizamo neza ariko ukabona boto yose yimereye nk'aho iri hanze. Kari akantu nako ni akantu ugomba kwitaho cyane ukamenya isigaterwa n'iki nagakosora gute mu gihe bimbayeho mu minota 7 yanjye mbafite muri parking. Ayo yose ni amabanga ngomba kuguha, niyo mpamvu nanjye ngusaba gukora subscribe kugira ngo ntuzabura abantu nyasunikira muri rusange. Ndabashimiye abasongozi mwese, tumaze kuba umuryango mugari ariko hazagira umuntu ukora group ya famille y'abasongozi tujye twigiramo gende bakubitamo dusomo turi private nyine gake gake. Hari ibintu byinshi cyane ubundi mba nakabahaye ariko mbona hano rimwe na rimwe nababuze nanjye nkahita nikwamira nkahita njya kuri tele kwishakira umufungo. Bisaba ubwajya bisaba gufata umwanya nkabategurira. Urumva rero iyo munyeretse ko muhari nanjye ndakora tunarebe. Reka twikomereze. Iyo tuvuye muri parking tujya muri circulation nk'ibisanzwe. Aha niho hantu rero hashobora kuvuka ikibazo nanone, niba hatavutse ikibazo muri manevre zo muri parking wenda tukayivamo amahoro cyangwa se katuzimana iryo rimwe bakaduha amahirwe. Ese nitugera no muri circulation nabwo nizima rimwe muri circulation baraduha amahirwe cyangwa baradutwika? Ibaza igihe imodoka izakuzimana uri muri circulation bizagenda gute? Uzahabwa amahirwe cyangwa bazagutwika? Wari wizeye ya mahirwe bazaguha muri parking wenda wari urishobora ko bashobora kuyaguha, byanabaye barayaguha, ariko se muri circulation biraza kugenda gute? Imodoka niramuka ikuzimanye bizaba ngombwa ko bagusaba gukora manevre mu muhanda muri rusange. Nabigishije circulation y'ukuntu ugomba kwitwara ku mirongo yo mu muhanda, bibabwira umunsi ku wundi n'ejo na dropinze isomo riri mu buryo ugomba kwitwara ku mirongo irombereje n'icagaguye ariko iyo mirongo ibangikanye. Hari ahantu ugera ugasanga hari imirongo ifatanye irombereje n'icagaguye ariko yegeranye iri hagati mu muhanda. Kirya gihe ugomba kwitwara gute? Iryo somo nararikoze, gusa igisubizo kiba kiri hariya. Waba uri gukora ikizamini cy'amategeko y'umuhanda, waba uri gukora ikizamini cy'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, bavuze ko mu igazeti yanditse ngo buri muyobozi yita gusa ku murongo urushijeho kumwegera. Nicyo gisubizo kiri mu igazeti. Buri muyobozi yita gusa ku murongo urushijeho kumwegera. Ubwo niyo wabona iriya foto y'umurongo urombereje ndetse n'ucagaguye mu gihe uri gukora ikizamini cy'amategeko y'umuhanda, ugahita ubona n'ahantu handitse ngo buri muyobozi yita gusa ku murongo urushijeho kumwegera, igisubizo kizaba ari icyo. Ubwo nawe niba uzaba uri mu kizamini cy'imodoka uri mu muhanda utwaye ukagera kuri uriya murongo bakagusaba kugira ibyo wubahiriza mu muhanda wenda bitewe n'umurongo ukwegereye, waba urombereje cyangwa ucagaguye, uzita ku mategeko n'amabwiriza y'umurongo ukwegereye. Ibyo bintu byose narabisobanuye muri circulation, ukuntu twitwara ku mirongo irombereje n'ukuntu twitwara ku mirongo icagaguye. Urumva rero nta mpinduka ziba zabayemo, ubaye ubizi wagera aho hantu ukareba umurongo uri kuri side yawe ukubahiriza
iby'uwo murongo niba warabyize, kuko muri rusange isomo rya circulation nabahaye ibintu by'imirongo nabigarutseho cyane. Ubwo ngubwo abari tayari baze guscrollinga bagende babirebe, niba uzi ko ufite ikizami muri iyi minsi byagufasha cyane. Reka tugaruke no ku isomo rya demarrage, ari naryo somo dukora bita dusoza ikizamini muri rusange. Isomo rya demarrage ribaho amakosa menshi cyane agiye atandukanye. Irya mbere, hari igihe umunyeshuri ahagurukira muri feriame yibagiwe kuyikuramo, icyo gihe uba wahiye, biba byarangiye. Hari igihe umunyeshuri ajya guhaguruka akibagirwa gutitiza imodoka, yarekura feri imodoka igasubira inyuma ikagonga rya kona nababwiye kuri demarrage. Iryo somo naryo nararikoze, mujye mugenda muyarebe. Akibagirwa gutitiza imodoka ikamusubirana inyuma akagonga rya kona ry'inyuma yiwe, icyo gihe nawe abahiye. Ikindi kintu, ashobora guhaguruka neza akagenda ariko yagera mu bipimo bimubwira guhagarara, akamanura ibintu byinshi cyane kuri amburiyaje cyangwa se agakandagira amburiyaje cyane, kandi wenda yakamanuye akantu gato cyane, imodoka igaporomoka igasubira inyuma. Nk'uko ubona uyu muntu hano byamugendekeye, urabona ko yagiye guhagarara, yarahagurutse imodoka iragenda, agiye guhagarara imusubirana inyuma. Urabona nk'ari abakandagiye cyane kuri amburiyaje, niyo mpamvu imodoka ibisa nayo itirimutse ikamusubirana inyuma. Urumva rero ni byinshi cyane umuntu aba agomba kwitaho. Abasongozi rero reka mbashimire, hari n'ababa bagiye bamu butumwa ntabwo nabura kubugarukaho. Yagize ati umusongozi ndakwemera, muzadufashe kutwigisha circulation ya categorie C, murakoze namwe nzabikora rwose. Ati ndagukunda ngiye guteraho birangora pe kumenya umwanya wasigaye. Ibi ni bya bindi nababwiraga rero. Urabona ko nk'uyu nguyu arabikeneye, byanze bikunze ngomba guhita ngusobanurira son uburyo ugomba kujyutera, ariko sinzi niba ari kuri ndacyereka kuri parking, ariko bwo umwanya usigara hagati ya biriya biti byombi nzawukwereka rwose, umwereka imyanya ugomba gusigamo n'ukuntu ugomba guteraho, ibintu bikagenda neza cyane. Ati cyakoze izina ryo muntu uri umusongozi kabisa, urakoze cyane ndiwe pe. Ati ndakwemera, uri umwarimu mwiza, jya ukomerezaho. D1 se ko ntacyo urayitubwiraho? D1 nayo ngomba kuyibabwiraho, gusa mbabwire ko tubafitiye bisi nziza cyane mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata. Iyi ikaba ari bisi ya United Driving School, bisi ushobora gukorera ikizamini cya kategori ya D1 ibintu bikagenda neza cyane. Si bisi gusa kandi nababwiye ko bagufitiye n'ikamyo igufasha kubona kategori E, za kategori zitwarwa n'abasare, zira ntabwo ziba ari iz'abashoferi, bari ababita abasare. Niba ukeneye kuba umusare nawe rero gana United Driving School aho uri hose mu gihugu, ubundi wabwa ubusobanuro, ibintu bikugendekire neza cyane. Gusa nakugira inama yo kutugana mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata, kuko ari naho nanjye mba ndi, nkaguha inama z'uburyo ushobora kwitwara mu kizami, ibintu bikagenda neza. Noneho ejo bundi mu kizami nabonye umuntu wateyeho, yateye hoteli amakona arayabura neza asubiye inyuma yinyurira ku ruhande. Wibaza umuntu warakoreye zira kategori zose, akaba afite B afite C, yemerewe no gukorera E, akaza ariko yatera ku makona akayabura. Nta mikino ibirimo, nibyo mbabwira ngo hariya nta muhanga wabira ibintu haba. Ati yumva usobanura neza, nzaza umpe maîtrise. Ibyo nibyo bintu biba bikenewe cyane, ubundi maîtrise bikenewe cyane kurusha no kwiga pe. Kuko nukuvuga ngo abantu benshi cyane bariga, bamara kubona permis bagatangira gutwara biyumvisha ko bamenye ibinyabiziga, usanga batangiye kwica imiryango yabo ku mpanuka nyinshi cyane, kandi batarageza igihe cyo kugira gute cyo gutwara muri rusange. Ati mbabaze none no kubera iki iyo ugiye gukora parking utatse ikinyoteri cyo guhaguruka? Murakoze. Impamvu utatse ikinyoteri cyo guhaguruka ugiye gukora muri parking nuko kira kinyoteri cyo guhaguruka ubundi kimenyesha abandi bayobozi bari inyuma yawe kugiye kwinjira mu muhanda cyangwa se ugiye gukomeza urugendo, kugira ngo hatagira kugendera nabi mukaba mwagongana. Parking rero hano ikorera nta muvuma y'ibindi binyabiziga bihari ku buryo mwagongana. Niyo mpamvu ubona bya binyoteri bitakoreshwa cyane mu kibuga. Niyo mpamvu kandi bitena nabikubwira neza, niyo mpamvu ubona kuri T-Cross iyo usubiye inyuma utashyizemo double kinyoteri uba watsinzwe. Iyo usohotse udashyizemo ikinyoteri cyo gusohoka uba watsinzwe, kuko T-Cross nubwo ibera mu kibuga ariko buriya ni isomo rya circulation nyine, ni nk'aho bari mu muhanda. Niyo mpamvu dukurikiza amategeko n'amabwiriza yose yo mu muhanda mu gihe dukora ikizamini cya T-Cross. Kandi ubwo ntigasobanutse fresh, ndumva gasobanuye neza, ndabona izi nayo nazisomye. Reka rero ndikira aho ngaho, ubutumwa buba ari bwinshi cyane ariko ntago twabuzenguruka bwose ngo bizashoboke. Nongere mbabwire ko tubafitiye akaririmbo keza cyane hanze kitwa Montana. Abantu mutarareba indirimbo Montana kabisa, mugende mu searching muyumve, ni indirimbo nziza cyane.
Ndi umusongozi nk'ibisanzwe, witwa akomeze kubarinda no kubaremera amashimwe, ndabakunda cyane.